No. Mezeri. Não como tá dia mais. O mezete. Mezerez. Não, mas é. Pô, tu me kuvoma ukajya muri ibyo. Bite? Tenao. Mezerez. Hey guys, mumeze mute. Reka nizeye ko mumeze neza rero aho muri hose mu nce z'igihugu zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nkuko bisanzwe rero muranzi abatanzi bashyashya hano nabibwira ni Shemsa the CEO Yogarino. Hanyuma rero uyu munsi nkuko murambi babwira ngo DSTV turabakunda tubaha ibintu bitandukanye kuko twabwira kuko tugiye kuzajya tubashakira inkuru zigiye zitandukanye. Hanyuma uyu munsi twahereye ahantu bita ku mazi, aho ngaho rero ariho hafi y'iwacu, navuze ngo ariko ariho mpera. Hanyuma rero mbe naba bereka ibintu bikeya bihari, tuzahagaruka tuze tubahe detail ibintu byinshi ku uyu munsi. Navuze reka amasure none nze mbereke amazi muyarebe, hanyuma ubutanyine nzana ibintu byinshi ariko nahasanze abana abo bana rero bari kugenda ku bintu nago tuzi ibintu byari byo ariko twakegera umwana umwe tudatinze tukaba twamubaza ukuntu ibyo bintu bimeze, tukamubaza n'ibyari byo nuko byitwa tu. Mwegere hino abana, mwegere hino mutubwire n'ibyo bintu ukuntu byitwa. Egera hino kabisa tubwire. Witwa nde mwana? Witwa nde? Harya nagwa tubwire amazina yawe. Witwa nde amazina yawe? Nkurunziza Olivier. Wanyu ni hano? Ni naha. Okay, turi kubona uri kugenda ku kintu usanzwe dusanzwe tuzi ko abantu bagenda ku bwato nka buriya buri hariya hirya, ariko turi kubona noneho wowe uri kugenda ku kindi kintu tutazi cyari cyo. Wadusobanurira cyitwa ngo iki? Igihare bagikora mu biki, mu bigenza gute kugira ngo babe mwakigenda nk'ubwato? Mu bishanga. Igishanga usanzwe ni amazi. Tubwire ibyo bintu bakoze muri icyo kintu babyita ngo iki by'ubwabyo? Yego ibyo ngibyo n'ibishanga. Ibiberanya ibishanga ibintu nk'ibyo terwa ubwo naho umuntu aturuka. Hanyuma se ushobora kukigendaho kikaba cyagera ahantu kure kikagera nko hakurya? Yego. Ibyo bintu mwabyize gute? Mwabitekereje gute? Ibyo bintu mwabitekereje gute? Natwe twabibonye ku bandi baroba. Urakoze cyane. Umwana rero murabyumvisha atubwiye ngo ni ibihari. Hanyuma rero ubwo ni ikintu natwe biradutunguye ko hari ibintu byinshi tuba tutazi ko bibaho. Ni igihari bagikora mu bikangaga bakabizirika and then bakabigendaho. Ni ibintu biri very crazy but it's true. Genda batinya ntago nabasha kubigenda ariko murabibonye. Umwana ashobora kuba yava hano akagera hakurya hariya muri kubona adateze ubwato ngo atange amafaranga, ariko nyirumva ni ikintu kiri very creative. Nyuma yo kubona rero ko iki kintu ari ikintu kigize navuga ngo kiri creative, ni ikintu cya danger, ni ikintu umuntu abona gikoze ukuntu mu buryo butangaje. Twavuze se ibintu ntago byaba biri nyine somehow nyine ko abana byabagiraho ikibazo umwana akaba yarohama cyangwa niki. Nyine twifuje kwegera uwo mwana ngo tumubaze niba koko ntawe cyaba cyaratuyemo cyangwa se nta kibazo yaba yagize. Wakwegera hano ukatubwira ukuntu bimeze. Tubwire ntago harya twibutse batubwiye ngo witwa Nkurunziza Olivier. None se bino bintu nta mwana biratura hano mu ruzi ngo abe yarohama? Yego. None se uba wumva uri safe kumva ntago ushobora kugamo? Ndabona biba biziritse ukuntu ubona bidakomeye. Ntago mama ufite ubwoba? Ntabwo nagira ubwoba kuko niyo cyari mama nzi koga ntabwo. Uzi koga? Ariko urumva ko ako birumvikana ko nta mwana wapfa kubashiriza gukora kiriya kintu ngo agikore atabasha no kujya kuba yakoga. Ntabwo akijya. Birumvikana.
ya rero nkuko mubibona DF TV twabagiriye ahantu bita kuri Muhazi ariho hantu nyine navuga ngo batangiye kuhatunganya mwabibonye bahasutse umusenyi wa mbere ntago hari ahantu hadanje ariko hagiye kuryoha byatari kuko ya na ahantu bari gutegura nibwo bagiye gutangira kujya abantu bahasura everyday uri kumva twari tugiye kureba ukuntu bimeze turebe progress ukuntu imeze ni ibintu byiza cyane ni ibintu by'agaciro tukubona hagiye kujya imbere niba wanita Pendo I think hanyuma rero ukuntu bimeze ya nkuko twabibabwiye tugiye kujya tuba muri programs dufite hano kuri DF TV tugiye kujya tubazana ibintu bitandukanye harimo no kujya kubashakira inkuru ya it was like a sample ntago ari ibintu byinshi twaberetse ariko mumenye ngo turatangiye twaje kandi tuje tutagiye gusubira inyuma hanyuma nkuko twababwiye twaberetse abana ya mu buzima harimo ikigisho navuga cy'ubuzima hari ibintu bigiye bitandukanye ujya muri situation bikaba ngombwa ko uba wagira ikibazo ariko ukavuga ngo ngomba gushaka igisubizo murabona ko nk'abari abana twaberetse bagira ibibazo byo kuba yavuga ngo aragira ngo arabura amafaranga yo gutega ngo ajye hakurya wenda bamutumye cyangwa agiye gukora ikindi kintu ariko bari creative baje tireka tube twakora ikintu kizajya kitwamutsa kikatujyana hakurya cyangwa n'ahandi urumva ko ni ibintu bya danger ugomba ari ugeze muri situation ukavuga ati ngomba gushaka uburyo ni debria rero tutizimbye mu magambo turabashimiye cyane ko mwarebye ikiganiro cyo kuri DF TV ni the CEO nk'ibisanzwe tubarariki ibintu byinshi byiza nko nabibabwiye harimo ibintu bibiri cyangwa bitatu byiyongereye kuri programs zacu harimo inkuru idasanzwe cyangwa se aya makuru y'ahantu hagiye hatandukanye icyaka bintu ko nari abibabwiye tugiye kujya dufite program yo kujya tubashakira imwe mu cyumweru a true story umuntu akaza akatubwira inkuru ye yamubayeho nakita nk'ubuhamya murumva rero twaje tudateze gusubira inyuma nizere ko namwe muri ready kureba ibintu byacu ndabakunda cyane rero naho ubutaha kandi please nibutse umuntu utarakora subscribe kuri DF TV I beg turabinginze mudufashe mukande subscribe kugira ngo izi nkuru nziza n'ibintu byose byiza tugiye kubaha bitazajya bibacika turabakunda cyane rero duhuye ubutaha